rya Yesu Kristo turashimira Imana itugejeje kuri iki cyumweru. Turabashimira kandi ko mufunguye ingo zanyu kugira ngo tubasange aho iwanyu mu ruganiriro iwanyu. Turabashimira cyane kubwo icyumweru turangijemo iminsi y'amasengesho n'uburyo mwitabiriye. Hanyuma reka duhuze umutima dusenga Imana, niturangiza turafatanya namwe kuririmba indirimbo ya 19 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana nziza, dukomeje kugushimira kuko uri Imana yacu bwite. Turagushimira kurinda kwawe, turagushimira uko udutunga, turagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe Mwami. Uyu mwanya tugiye guterana nk'iteraniro, turisengeye Mana ngo Mwuka Wera aganze imitima yacu, ubane natwe, ubuntu bwawe butwarire mu mitima yacu, amahoro yawe atwarire mu mitima yacu, kandi Mana utegure imitima yacu kwakira ijambo ryawe, no kugira ngo ijambo ryawe rikurire muri twe kandi ribyare imbuto nziza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Dufatanije n'abaririmbyi tugiye kuririmba indirimbo ya 19 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Murakoze cyane, barakoze abaririmbyi badufashije. Reka dusome igice cy'umunsi. Igice cy'uyu munsi turagisanga mu gitabo cya Ezra, igice cya 8, turasoma duhereye ku murongo wa 21. Ezra, igice cya 8, turasoma duhereye ku murongo wa 21. Maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose,
kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'izigendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo ibagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uje mwese mu izina rya Yesu, turashima Imana nanone iduhaye igitondo cy'uyu munsi kugira ngo dushobore guteranira ahangaha. Nk'uko mwabibonye, uyu munsi habayemo akarusho kuko ngira ngo korari yabanye natwe kandi yatunejeje, nabo turabashimira Imana. Turashima Imana cyane duha umugisha wo kubasanga muri salo zanyu, abandi ku matelefoni, abandi kuri YouTube, abandi kuri media z'ubwoko butandukanye. Turabishimira Imana. Tujya tuvuga ngo igitera amapfa ni nacyo giteraho abantu bahaha. Imana yaduhaye iyi nzira yo kugira ngo tujye dukoresha izi social media dushobore kubageraho, tuganire mu gitondo ku cyumweru ku munsi nk'uyu nguyu. Turashaka gushimira cyane imiryango imaze iminsi tugezaho ubutumwa yuko ku cyumweru bicara nk'imiryango, mukicara mu ngo zanyu, abandi bakicaraho batuye, haba abakiri muri geto zanyu, namwe mukagira akanya ko gufatanya natwe ku cyumweru gusenga. Imana yacu ikomeze kubaha umugisha. Hariho abantu rwose bagiye bacikanwa kuri izi gahunda zacu ntizibagereho bitewe n'uko batari kuri WhatsApp, kuri zino gurupu za WhatsApp zo katedrali ikoresha. Dukomeze kubasaba rwose kugira ngo uwuzi utariho wakwifuje kubaho, nubwo yaba atari muri katedrali, ari umukristo w'ahandi ariko ashaka kuba kuri ino system, mubwire Theo ajya bashyiriraho amatelefone ye kugira ngo bamushyireho ashobore nawe kubona iyi communication. Reka rero ngira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Igitondo cy'uyu munsi turasoma muri Ezra igice cy'8, turahera ku murongo wa 21 tugere ku murongo wa 23. Iyi ngiyi ni imirongo imaze iminsi abantu bakoreshaga muri no minsi mu bihe by'amasengesho. Hariho muri rusange ngira ngo gusenga kurasa n'ukurimo gusoza cyangwa se guhumuza, ariko hari abandi biyemeje gukomeza gusenga, gusengera mu ngo zabo cyangwa se aho bari muri bino bihe, ndetse kugeza igihe iki gihu kizeyuka. Ezra rero igice cy'8, yenda nababwira mu magambo magufi, ndumva narigeze kwigishaho kuri Ezra, kuko Ezra yari umuntu nkunda modo ya Ezra cyane, kuko Bibiliya iravuga ngo Ezra mu Cyongereza ngo he was a teaching priest. Yari umupastori cyangwa se umutambyi wiyemeje gukora ibintu bitatu mu buzima bwe. Icya mbere ngo yari yariyemeje kwiga ijambo ry'Imana, kurisoma koko akarimetiriza, akaryiga, akarifata muri we. Icya kabiri, rya jambo ry'Imana ngo yize amaze kwiga, yari yariyemeje ngo kubaho, kwemerera ubuzima bwe bugahindurwa n'iryo jambo asomye. Icya gatatu, ngo yari yariyemeje kujya yigisha abandi bantu icyo yize mu ijambo ry'Imana. Ibyo bintu bitatu rero yari yariyemeje gusoma, kandi byasomye akavuga ngo akabyemerera ngo bihindure ubuzima bwe, kandi cya gatatu akabwira abandi ibintu byo yasomye muri rya jambo ry'Imana. Noneho rero Imana yaramuhamagaye muri kino gice cy'8. Muribuka ko icyo gihe Yerusalemu yari yarasenyutse, abayuda bari batwaye nk'inyagwa cyangwa se mu bunyage, babatwara muri Babiloni no mu bindi bice banyanyagirirayo. Noneho igihe kirageze, Imana ibahaye agahenge, ishyizeho umwami bakunda. Noneho
ihagurukije Ezra, Nehemiya n'abandi kugira ngo basubire i Yerusalemu. Muri abo ngabo rero b'Imana yahagurukije kugira ngo bayobore abasubira i Yerusalemu mu gihe nk'icyo, umwe muri bo yari uyu nguyu Ezra tubona aha ngaha. Noneho rero nyuma Ezra Imana iramuhamagaye, ndashaka kusubira i Yerusalemu, ukajyana n'abandi mukagenda mukubaka inzu y'Imana, mugatunganya i Yerusalemu. Noneho Ezra amaze kumva ko Imana imuhamagaye, arahaguruka abwira abandi bantu bose, abari bamuzi, abamwumvaga, ariko cyane cyane umwami. Aramubwira ati, umwami, igice cya 8 umurongo wa 22, aramubwira ati, umwami, twebwe abakunda Imana n'abagendera mu nzira z'Imana y'Abisirayeli, Imana yaduhamagaye ngo dusubire iwacu, tujye kubaka inzu yayo, dusubizeho gusenga, dusubizeho ubutambyi, dusubizeho ibintu byose nk'uko byagendaga kera. Umwami aramwemerera, ngo aramubwira ati, ngaho genda, kandi n'ibyo ukeneye byose ndabigufashisha. Ubwo ngubwo Ezra arashima Imana, aranezerwa, batambira Imana yabo we n'abagenzi be ko noneho umwami abemereye ngo basubire iwabo, basubizeho imisengere, ndetse bongere bavugurure urusengero rw'Imana uko rwari rumeze. Arahaguruka, ahagurukana n'abantu benshi. Igice 8 uhereye ku murongo wa mbere ubona abandi nabo b'Imana yahagurukije ngo bagendane na Ezra, bari benshi cyane. Barahaguruka bajya mu nzira, baragenda, ndetse ugeze ku murongo wa 15, ubwo nabaye nkutangirira ku wa mbere kugira ngo neza neza kugera ku murongo wa 21 n'uwa 22 n'uwa 23, kuko iyo 30 niyo ndi bwigisheho ubu bizi neza. Ngo baraza bageze ahantu ngo iruhande rw'umugezi ahava, barahagarara ngo bahamara iminsi 3, bahagaritswe n'ibintu bibiri. Icyambere, ngo bagiye abona mu bantu bose yazanye, ngo nta bantu bo mu muryango wa Lewi, nta batambyi barimo, nta bantu bashobora gutambira Uwiteka barimo. Kandi buka icyabatwaraga i Yerusalemu, ndenda ngo murebe ntangira, bari bazi Yerusalemu ahiri, bari bazi aho bajyaga, ndetse bari bazi n'icyerekezo cyaganaga i Yerusalemu. Ariko igisetsa, kuva aho bari kujya i Yerusalemu hari inzira nyinshi cyane zitandukanye. Noneho baraje bageze ku mugezi wahava, baracumbitse, ngo bagiye basanga nta mutambyi uzabafasha gutamba batwaye. Biba ngombwa ko bongera gutuma ngo bajye kubazanira umutambyi. Icyo ni kimwe cyatumye bahagarara. Icya kabiri cyatumye bahagarara, Ezra yagiye asanga yahagurutse mu munezero no mu bushake bwinshi no mu rukundo rwo kujya gukorera Imana ye ndetse n'Imana yabasi, no kugira ngo bahindure amateka y'imisengere, kubera yuko bari bamaze imyaka 70 mu bunyagi. Yanezerewe, noneho arahaguruka aragenda, ndetse n'abandi bagiye basanga bibagiwe abatambyi bari bubafashe gutamba nibagera mu nzu y'Imana. Ariko icya kabiri, ngo bagiye basanga mu nzira aho banyura hari ababisha babategereje. Haleluya! Basanga mu nzira aho banyura basubira i Yerusalemu hari ababisha babategereje. Ababisha bari babategereje kubera mpamvu ki? Mwazisoma mu murongo wa 21, 22, 23, ngo barimo kuva i Babuloni aho babaga, ngo umwami yabahaye ifeza n'izahabu n'ibindi bintu by'ubukire bwinshi cyane. Ubwo rero Ezra yari ahagurukanye ubukire bwinshi koko. Noneho ababisha be baravuga bati, ayo mafaranga ntabwo uri buyatwarangana gutyo, turagomba kuyasangira byanze bikunze tu. Ngo bamutegera mu nzira. Hari kenshi igihe abantu b'Imana tuba tugenda muri urugendo rw'ubuzima, tugasanga hari ababisha badutegereje, ariko ukaba uzi neza ko ababisha bahari. Ariko icyo Ezra atarazi, ntabwo yarazi aho ababisha bari. Ezra yarazi yuko Imana yamuhamagaye, yarabizi neza, kandi ko yamuhamagariye gusubira i Yerusalemu, kandi yarazi yuko Imana yamuhamagaye kugira ngo asubizeho system zo gusenga
mu nzu y'i Yerusalemu ndetse no kuyisana no kugarura ijambo ry'Imana ngo abantu bongere basome ijambo ry'Imana, basenge, binginga Imana, bagirane ubumwe na ya Mana yabo. Yari abizi neza. Icya kabiri, Ezra yari azi neza Yerusalemu ahiri uvuye i Babironi. Yari ahazi, kubera yuko bavuye i Babironi bahagarara bageze ku mugezi Ahava, bimenyesha ngo iyo yajyaga yari ahazi, ndetse n'inzira zijyayo yari azizi. Ariko hari kimwe atarazi, ntabwo yari azi aho ababisha be bihishe, ntabwo yari azi umunsi ababisha bazagaragarira. Reka dusome duhereye ku murongo wa 21 kugira ngo mwumve neza ibyo mvuga, duhereye aho ngaho ho nari ngeze. Ezra igice cya 8 umurongo wa 21, ngo maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava. Bageze aho kuri uwo mugezi Ahava, ategeka ko biyiriza ubusa. Noneho ngo kugira ngo impamvu, ubwo arimo gusobanura impamvu bagomba kwiyiriza ubusa. Hariho abo tujya twigisha mwandika, ndenda ko mwandika izi impamvu zatumye Ezra ategeka abantu be kwiyiriza ubusa ngo iminsi 3. Hano muri katedrali bari bamaze iminsi 3 basenga biyiriza ubusa. Abandi bafashe icyemezo cyo gukomeza gusenga, ariko bamwe batiyiriza ubusa. Ngewe mbona igikuru ni ugusenga. Noneho ahangaha hafashe icyemezo ngo bamare iminsi 3 ngo biyiriza ubusa. Ndenda ngo murebe impamvu barimo kwiyiriza ubusa. Impamvu ya mbere, ngo kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Kwiyiriza ubusa, gusenga no kwiyiriza ubusa akenshi biradufasha kwicisha bugufi imbere y'Imana yacu, kubera yuko imihumuro y'ibyo kurya n'imikarango yabyo n'imisike na za mushikake n'ibindi, hari ubwo bituremerera kenshi tukibagirwa kwicisha bugufi imbere y'Imana yacu. Rero kwiyiriza no gusenga ni discipline ku bantu b'Imana, ni discipline, tudiscipliningamwo umubiri wacu kugira ngo nawo wumvire Imana, noneho umwuka wacu ushobore guconnectinga mu buryo bworoshye n'umwuka w'Imana. Ati rero ntegeka abantu kugira ngo tumare iminsi 3 twiyiriza ubusa. Icya mbere, ngo kugira ngo bitubashishe kugira gute? Kwicisha bugufi imbere y'Imana yacu. Icya kabiri, ndena ko mucyumva, ngo kugira ngo tuyoboze inzira idutunganiye. Kuyoboza inzira idutunganiye. Bene data, gusenga akenshi hari ubwo bari ukuyoboza Imana, kubera ko Yerusalemu aho yajyaga yari ahazi, ariko inzira imutunganiye n'abantu yari afite n'abana bari kumwe n'umutungo yari afite, ntabwo yari azi uwo ari we, aho ntabwo yari azi aho umubisha yihishe, ntabwo yari azi inzira iyo ariyo itarimwo umubisha. Akenshi rero hari ubwo twifuza kuyoboza Imana. Niba hari aho ushaka kujya, niba hari business ushaka gukora, hari ubwo biba ngombwa kuyoboza Imana, cyangwa se fata akanya uyoboze, uzi imbere y'Imana uvuge uti Imana ndakuyoboza, nyobora inzira intunganiye. Haleluya. Mana ndakuyoboza, nyobora inzira intunganiye. Ndashaka kugenda, ariko sinshaka guhura n'ababisha, kubera yuko ibyo mfite ni ibintu by'agaciro cyane, kandi umubisha arabishaka, ariko sinshaka ko abitwara kuko nabihawe n'Imana. Hari benshi dufite byinshi by'Imana yaduhaye, Satani ishaka kugira ngo itwake, ishaka kutwaka umutungo w'Imana yaduhaye. Ndenda ngo mwumve ibintu 3 Ezra yayoborezaga. Nimwumve. Icya mbere, arimo kuyoboza ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu. Haleluya. Twebwe n'abana bacu. Niba utazi inzira wanyuramo n'abana bawe, cyane cyane muri bino bihe bya COVID, aho imiryango yacu ishonje, imiryango myinshi ishonje, business zangiritse, ibintu byinshi byasubiye inyuma, economy yacu isa naho irimo kunyeganyega,
transport zitakimeze nk'uko zari zimeze, ni igihe cyo kuyoboza Imana bene data. Tunyure hehe? Ni igihe cy'abanyururugo dukwiriye kuyoboza Imana. Abana bacu tubanyuze hehe muri iki gihe? Tubagaburira iki? Ariko kandi ku rundi ruhande iyo avuze ngo abana bacu ku rubyiruko, ubwo ngubwo abarimo kuvuga future yacu. Abakiri batoya mwemerewe kujya imbere y'Imana mukayiyoboza ejo hazaza hanyu. Mana, ejo hazaza hanjye hameze gute? Uwo tuzashaka nawe azaba sate? Uzanshaka azaba ameze ate? Abana banjye, urugo rwanjye ugasengera ejo hazaza hawe. Ntago ari bibi abantu b'Imana basengeye abana babo, abavutse n'abataravuka nabo bemerewe kubasengera kugira ngo bashepingwe muri iyo nzira y'Imana ikunda. So aravuga ati twiyiriza ubusa kugira ngo Imana yacu dufashe duce bugufi imbere yayo, tuyoboze inzira tunyuramo twebwe n'abana bacu. Nimwumve ikindi cya kabiri basengeye, ngo n'abana bacu bato n'ibintu byacu. Haleluya. Icya mbere ngo dusabe Imana inzira tunyuramo twebwe ubwacu nk'abantu bakuru. Ezra we ubwe we n'abandi bari kumwe basengera inzira banyuramo. Mbese abakuru bangana nkatwe, abari muri responsibility, abafite abo muyoboye, abafite imirimo mukora gusengera imirimo yacu. Mana dufashe tuyobora inzira twakoramo imirimo yacu muri bino uko twakora imirimo yacu muri ibi bihe bya covid. Tuyobore ukuntu twabeshaho ingo zacu muri ibi bihe bya covid, ariko ngo n'ukuntu twafata abana bacu bato, abana bakiri bato. Noneho arangera avuga ati ariko Mana unatuyobore n'uyu mutungo wacu. Haleluya. Gusengera umutungo wawe burya ntago ari bibi, ni ibintu by'Imana. Abantu b'Imana basengeye ibyo batunze kuvana kera kose. Impamvu dusengera imitungo yacu nuko iyo mitungo idutunze. Kandi Bibiliya iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ngo umutima we niho buri. Niyo mpamvu tugomba gusengera ibyo bintu. Nimwumve rero umurongo wa 22 nawo kuvuga urashekeje ngo kuko nagize isoni. Haleluya. Kuko nagize iki? Isoni. Icya mbere ngo yarimo gusenga kugira ngo Imana imufashe kwicisha bugufi, yorohe nk'umuyobozi ndetse n'abo yari ari kumwe nabo, ngo kugira ngo Imana imuyobore. Cyo cyari cya kabiri, ati Imana inyobore, menye uko ngiye kugenda muri iyi nzira ngiyemo n'abana bato dufite n'abagore bacu ndetse n'umutungo wacu. Ariko ikindi ku murongo wa 22 ati nari nagize isoni. Hari ubwo tugira isoni zo kubwira abantu, ngo yagize isoni zo gusubira ku mwami, ngo mubwira ati mwami nakubwiye ko Imana yampamagaye i Yerusalemu, ariko ngeze mu nzira noneho ubwoba buranyishe. Rero mw'abantu b'Imana mwe, iyo tugize isoni twemerewe kuza imbere y'Imana tugasenga, kubera ko Imana yacu yo ntabwo twayigira isoni imbere. Twagira isoni imbere y'Imana iyo twakoze icyaha, kubera ko icyaha gitera isoni. Ariko iyo nta cyaha ufite imbere y'Imana, wemerewe kuza ukayihagarara imbere, ukayibwira ibiri ku mutima wawe, iby'umutima wawe ukennye ndetse n'iby'umubiri nabyo nk'ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Nimwumve ikindi, ntabwo basenze kuko bari bafite isoni gusa, ahubwo baranasenze ngo kuko bafite n'ubwoba bwo guhura n'ababisha babo. Haleluya. Iyo ufite ubwoba bw'ibizaba ejo, iyo ufite ubwoba bw'ibyabaye uyu munsi, iyo ufite ubwoba bw'uko bizinesi zimeze, iyo ufite ubwoba bwa covid, ufite icyaguteye ubwoba, ngwino imbere y'Imana. Imana yacu imara ubwoba. Impamvu imara ubwoba nuko ituyobora inzira. Ngo baza imbere y'Imana kuko bari bagize ubwoba bw'ababisha babo. Wowe ababisha bawe ni abahe? Burya buri muntu agira ababisha be. Ezra nabo bajyanaga i Yerusalemu bari bafite ababisha babo babateye ubwoba. Wowe ababisha bawe bari mu nzira yawe igi Yerusalemu yawe ni abahe? Bazana imbere y'Imana, abwira Imana fata umunsi usenge. Ngo bafata umunsi biyiriza ubusa muri katedrali, bari bamaze iminsi 3 biyiriza ubusa bayoboza Imana. Mana tunyure hehe?
dukora iki? Insengero zacu zirafunze, ariko nubwo urusengero, inzu yitwa urusengero ifunze, ntabwo insengero mu Rwanda zifunze. None Mana, dukora iki? Tuyobora inzira. Abantu benshi bahura n'ibibazo byinshi yuko ntago bazi iyo barimo kujya, inzira ibatwara ntibayizi, kandi yuzuyemo ababisha benshi. Ezra yarazi uwamuhamagaye uwo ari we, yarazi igihe yamuhamagariye, ndetse n'iyo yajyaga yarahazi. Ariko hari ikintu kimwe Ezra atarazi, ntabwo arazi inzira itarimo ababisha. Bene data, ntabwo ushobora kumenya inzira irimo ababisha bawe, kuko ababisha bawe bazi ubwenge, bazi uko uteye, bazi aho uva, bazi aho ujya, bazi uwo uri we. Kubera iyo mpamvu barakwihisha, ntabwo uzababona. Rero umuntu wagufasha kumenya aho ababisha bawe biyishe n'umwe wenyine, n'Imana yawe. Niyo mpamvu tugomba kwicisha bugufi imbere yayo, tugasenga, tukayiyoboza. Mana, nyereka inzira ikwiye nanyuramo aho ntari buhure n'ababisha banjye. Dusoreze ku murongo wa 23 muwurebe, nawo ni umurongo mwiza cyane. Ngo nuko twiyiriza ubusa, dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Haleluya. Dusaba Imana yacu tuyinginga, irangije Imana yacu yemera kutwumvira, kuko Imana yacu yarasezeranyije ngo nimumpamagara, muri Zaburi ya 91, ngo nanjye nzabitaba, ngo nimuntabaza nanjye nzabatabara. Ndetse no muri Matayo 7:7 aravuga ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa. Mwa bantu b'Imana mwe, ibyo bintu ni ibintu by'Imana yashyizeho. Yashyizeho ino nzira yo gusenga nk'inzira y'abantu bazajya banyuramo kugira ngo bafatanye nayo. Ezra aravuga ati dusaba Imana yacu twicishije bugufi, tuyiyoboza inzira, tuyinginga, ngo irangije yumva gusenga kwacu. Ukurikijeho uraza gusanga Imana yaje kubayobora inzira nziza itarimo ababisha. Bayinyuramo bagera i Yerusalemu neza, bahagera ubwabo ari bazima, ntacyo babaye, nta n'umwe wakomeretse. Icya kabiri, bahagera bagifite abana babo bose. Barangije bahagera na bya bifurumba by'amafaranga byose n'umutungo wose bari bikoreye, baragenda bawugeza mu maboko y'abatambyi neza. Ndetse n'ukurikiraho kugareba uhereye ku murongo wa 24 uraza gusanga abantu bicaye babara amaturo b'abantu b'Imana bari bazanye. Bene data bakundwa, nimureke dufata akanya twicishe bugufi imbere y'Imana. Muri iyi minsi tubona ibintu bivangavanze, twicishe bugufi, dusengera igihugu cyacu, twinginga Imana iyobore abayobozi bacu, ibereke inzira ikwiye. Twinginga Imana, dusenge, twicishe bugufi, dusengera imiryango yacu, dusengera abana bacu bato, dusengera imitungo yacu, dusengere ubwacu natwe twisengere, kugira ngo Imana yacu tuyobore inzira idukwiye itarimo ababisha. Reka dusenge. Turagushima kuri Imana yumva gusenga. Uhereye kera kose abantu bawe barakwingingaga, bakagutabaza mu bihe babaga bahuye n'ibigoye ndetse n'ingorane z'iyi si, bagatabaza Imana yabo, kandi Imana yabo ikumva gutaka kwabo. Ahangaha Ezra na bagenzi be ngo bageze kuri wa mugezi wa Hava baradidanirwa, kuko bamenye ko mu nzira barimo kugendamo hari ababisha bategereje kubagirira nabi. Bafata akanya ngo binginga Imana ngo ibayobore inzira ikwiye, kandi ngo Imana yabo yumva gusenga, ibayobora inzira ikwiye. Banyuramo baragenda bageraho bageraga. Udufashe twebwe kugira ngo utuyobore inzira dukwiriye kunyuramo, twebwe ubwacu n'abana bacu n'amatungo yacu n'igihugu cyacu. Tuyoborera abayobozi Imana yacu, tuyoborera abayobozi baba ari abibanze, abo muri minisante, local government, abayobozi bacu bose barimo kutuyobora muri iyi minsi. Tuyoborera igihugu Nyagasani, kandi dukize kino cyorezo mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana cyane kubw'ijambo ryiza tumaze kumva, tunabahamagarira gukomeza kuyoboza Imana kubw'imiryango, kubw'itorero no kubw'igihugu. Tugeze mu mwanya mwiza kandi wo kubahisha Imana ubutunzi bwacu. Tugiye gutura Imana ku byo yaduhaye. Abari hano turakoresha igiseke, ariko mwebwe aho muri barabereka code ariyo mukoresha. Dukomeze kubahisha Imana no ku byo yaduhaye. Turaba turirimba indirimbo ya 32 mu ndirimbo zo gushimisha Imana.
mu byo waduhaye dukozemo amaturo y'umutima ukunze, amaturo y'ishimwe, amaturo y'icyacumi. Mana, dusabiye umugisha abantu bawe batanze ku byo wabahaye, abakoresheje momo, abakoresheje igiseke. Mana, ngo ugomorore ibigega byo mu ijuru kugira ngo tujye tubona ibyo tuzana mu nzu yawe. Kandi turasabira aya maturo Yezu yaha umugisha, uyatubure, yubaka ubwami bwawe. Abatabonye icyo batanga nabo turabingingiye ngo ubacire inzira nk'Imana, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka dukomeze muri uwo mwuka dusengera ibyifuzo bitandukanye, dusabira abana bacu n'ibyo dutunze byose, ngo byose bikugandukire kuko ntacyo dufite tutahawe nawe. Dusabiye imiryango yacu mwami, uduha ubwenge, kandi amateraniro yo mu ngo turayasengeye ngo Mwuka Wera yayobore. Turasenga Mana ngo imiryango ikuyoboze, kandi abagushakana umwete bakubone Mana. Muri ibi bihe uganze imitima y'abantu bawe, turibuka ba bandi baciwe intege n'ibihe turimo, ubarinde ubuhenebere Mana. Uturinde kuva mu masezerano nta mpamvu, udukomereze amaboko, dukomereze amasezerano, dukomereze ibyiringiro bidakoze isoni, tubisabiye abantu bawe. Niyo mugisha wawe haze aburujojo dumuvumbi wawe. Itorero ryawe muri Afurika, itorero ryawe mu Rwanda, ndetse itorero Anglikani ry'u Rwanda turarisengeye. Turingingira abepiskopi mukuru n'abo bakorana, turingingira abepiskopi bose. Kandi Mana, tuje hano iwacu ku musozi waduhaye wa Katedrali Saint Etienne, turahasengeye. Musenyeri waduhaye turamusengeye, umuryango we ubabere umujyanama ukomeye, ubabere inshuti itabura guseruka, ubabe hafi, ubashyigikire mu migambi kugira ngo batuyobore neza mu nzira yawe. Dusengeye abapasitori, dusengeye abakuru b'abakristo, dusengeye abaririmbyi n'abacuranzi, dusengeye abantu bose bakora imirimo muri iyi katedrali, dusengeye n'abandi bose bateranira hano aho bari hose ubu tudashobora kubageraho. Mwuka Wera bagereho, uhurire nabo ku ngingo z'ubukene bwabo. Mana, aha hantu hasuka imbaraga zawe, umugisha wawe uhahore mwami. Abantu bazanye imitwaro yabo yibature kuko uri Imana yabo. Ujye wumva gusenga kwacu Mana. Dusengeye abana ba Sunday School, wihererane nabo ubigishe mwami. Dusengeye urubyiruko, dusengeye abageze mu zabukuru, dusengeye Mothers Union na Fathers Union na Youth Union, bose bigaragarize nk'Imana, kandi icyubahiro cyawe gikomere muri bo, kandi mwami umugisha wawe ube kuri bose. Reka Mana dusengere n'igihugu cyacu. Iki gihugu cyiza turakigutuye, imbibi zacyo zose, mu majyaruguru no mu majyepfo, iburengerazuba n'iburasirazuba, tuhashyize mu biganza byawe Mana. Iki gihugu giha umugisha, tugisabiye umugisha wo kukumenya, tugisabiye umugisha wo kukubaha no kukubahisha. Mwami, u Rwanda turutuye wowe Kristo, rubera umwami. Dusabiye abayobozi b'igihugu cyacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika turamusengeye, umugirire neza mwami, umusange, umugire inama, umufashe, umushyigikire, umuyobore inzira itunganiye abanyarwanda n'abo bakorana bose. Dusengeye Minisiteri y'Ubuzima muri ibi bihe bikomeye. Mana, b'abantu bakora kugira ngo barwane ku buzima bw'abanyarwanda, tubasabiye umugisha n'ubwenge, tubasabiye gufashwa nawe. Abarwayi tubashyize mu biganza byawe, utegeke ukize indwara zitandukanye, imibiri yacu ibe mizima n'imitima yacu ibe mizima, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
twese hamwe tuvugire hamwe ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ubu n'iteka ryose. Amen. reka dufate umwanya nanone tongere tubashimire mwese abihanganye tugafatanya amasengesho y'igitondo cy'uyu munsi muri service yacu y'Ikinyarwanda. Imana yacu ibahe umugisha cyane kandi tubasezeranye ko izi service zizakomeza gutya. Twari twababwiye ko mwabwira abandi batari bajya kuri iyi system kwibuka bakabwira Theo cyangwa Pastor Annette kugira ngo babashyire kuri system, cyangwa se Martin umwe muri bo yabikora. Reka tubasabe mwese muhaguruke aho muri kugira ngo twakire umugisha w'Imana, umugisha wa gishumba, hanyuma dusohoke dukomeze tujye gukorera Uwiteka. Twagushimiye cyane Mana yacu, twagushimiye iki gitondo ubwo insengero zacu zikiri muri guma mu rugo. Twagushimye ko wabanye natwe, ko baradushyiriyeho iyi nzira dushobora kugera kuri bagenzi bacu, inzira dushobora kuvuganiramo, inzira dufatanya mu masengesho, mu ndirimbo ndetse no mu gukorera Imana. Reka tuvuge ngo amahoro Imana yacu itanga rutaye umuntu wese yakubwira ndetse nayo yatekereza, ajya arinda imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo twese turushaho kumenya Imana kandi no gukunda umwana wayo Yesu Kristo. Umugisha w'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera ukomeze kubana n'igihugu cyacu, ukomeze kubana n'iri torero Imana yaduhaye, ubane n'imiryango yacu. Umugisha w'Imana ukomeze kutwubararaho ndetse no kuturinda iki cyorezo no kutuyobora inzira ikwiye dukwiriye kunyuramo ubwacu n'abana bacu n'imiryango yacu ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'isi yacu, tugakomeza tugakorera Imana yacu dushize amanga. Twese dufatanyije turavuga tuti amen. Nuko rero nimusohoke mugende mu mahoro mukomeze gukorera Uwiteka. Amen.